Ese Yesu ni muntu ki? Ngahirebere uno murongo uhamya Yesu muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere ndetse no gatatu. Uvuga ngo mbe na mbere hariho Jambo. Jambo yahoranye n'Imana. Kandi Jambo yari Imana. Ibintu byose niwe biremye ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Dushingiye kuri ibi, Jambo yahoranye n'Imana ndetse uwo Jambo akaba n'Imana. None ubwo Jambo ni muntu ki? Muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 14 Bibiliya itubwira ko Jambo yihinduye umuntu akabana natwe. Mu bagize ubutatu bwera Yesu gusa niwe wihinduye umuntu. Bityo rero Yesu ni Jambo. Yesu niwe muremyi. Niba ugifite urujijo, soma mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Kera Imana yavuganiye na basokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo weshyiriyeho kuba umuragwa wa byose ari we waremesheje isi. Mu Bakolosayi mu gice cya mbere umurongo wa 16 hagira ati kuko muri we arimo byose byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe. Mu Byahishuriwe 14:7 turarikirwa kuramya uwaremye ijuru n'isi, inyanja n'amasoko. Mu yandi magambo dukwiye kuramya umuremyi w'ijuru n'isi. Muri Matayo 28:18-20 hagira hati nuko Yesu arabagira avugana bati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindurane no mu mahanga yose bigishwa, mubatiza mu izina rya Data twese, Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nabwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi.